bimaze no gucya ubusa uyu mwana nawe ari mu nzira ko ntacyo ugasanga byahiye ararya ahita asubira ku ishuri. reba ukuntu cyicaye kirimo kiroreza gusa reka nkubwire ntabwo nanizi kuteye gutyo ntabwo nanizi kuteye gutyo bizane mbimene reka kubitereka hasi ko mbona ubitereka hasi zana mbimene reba ukuntu mpita mbikubika no mu maso niko wangegereye umugore we burya narinzi ko uri umuntu ufite ubwenge uri umuntu utekereza nawe uri igicucu kirenze ibindi byose uri igicucu kirenze ibindi byose umugore nkawe nta soni Mbona uje umeze nk'imbwa yasaze wabaye. Urambwira ngo ubwo suje kwirengagiza ibyo wakoze wangegerawe. Urabyirengagiza nka. Ariko se ndazira iki? Nta sani urazira iki wowe? Niko reka nkubaza ikintu kimwe. Ko nzi ko amabanga yanjye yose. Ariko urabona ukuntu uje uncinya. Wivanga mu rugo rwanjye. Wivanga mu rugo rwabyo ntabwo urandera umva nkubwire. Ngewe hejuru y'agahinda afite n'umubabaro n'amagambo no. Ariko akaguteye twanara. Undi ninde? Nakoze iki ko nzi ko duherukana inama tuzujuje. Ntega amatwi nkubwire ikintu kimwe kandi wicare witekerezeho. Ahubwo reka nkubaze. Urabizi neza ko amabanga yanjye yose ni wowe uyazi. Hanyuma se niwe tuganira. Hanyuma uriya mugabo wamuhamagaye ambwira ngo umwana amufata nabi, ngo umwana ntanywa igikoma, ngo umwana ntarya. Ibyo bintu byose ko ari wowe tubiganira ukabubizi. Byaturutse hatari wowe uranyihishamo kubera iki? Abatera mwa winyihishamo. Reka mugire wa mugore. Urabona kuza ukuntu uri kuza kuncinya naringize ngo ni n'ikindi. Naho ibyo urumva byoroshye ibyo biroroshye. Urumva byoroshye ibyo ngibyo. Urabona ukuntu ntesheje apeti. None urumva byoroshye ibyo ngibyo. Uri muraza ucinga hejuru ntiwampahiye niwagifite warangiza ukaza ahubwo uri umuntu wo kujya kumena abanga twavuganye. Urambabaje kandi unagukubita nta guterereza ryakorerwa muri ubu rugo. Urashaka kwera yakorwa. Urabona ukuntu uzuze ningize ngo ni nibindi naho none se byurumva byoroshye kuvuga ngo urugize ngo ni ibindi. Urumva byoroshye. Ugatekereza ugasanga se wakiriye cyane atinyuka ampamagare ahubwo umva nkubwire. Urambwira iki ko ari wowe byose ubizi? Umutima wawe nubanze wururuke. Uri kumva icyo nakubwira cyo nukunze gusa. Ubwo uratekereza ari none byavuye hehe? Uratekereza ari wakwimena inda? Erega nanjye niho nawe nimenya inda. Uratekereza ari wakwimena inda? Niko madam ugutekereza kabi. Urashaka kunjijisha se ngo mbwire ko atari wabivuze? Byaba byavuye urabizi neza ninge nawe turi wa babiri. Ibyo bintu byaba byavuye Diya. Ariko se yakamubaza ikibazo kimwe. Uratekereza ari wakwimena inda? Diya nge ntabwo ndi kubyumva. Banza utekereze neza kandi narakubwiye inshuro nyinshi ntugahubuke kandi ukunda guhubuka. Ntabwo mpubuka ahubwo se hari umuntu waba aratumvishije twicaranye turi kuganira cya gihe akaba yarabivuze se? Hanyuma se yabivuga cyangwa yatwumviriza izo nimero ko vuze ko bamuhamagaye bikaba byagenze bite? Ahubwo we bandutekereza ese uriya mwana nimero za se ntago handitseho izina ryiwe cyangwa papa runaka. Ese nimero ziwe uriya mwana ntago yaba zizi ku buryo yenda yagenda agatirana telefone. Umwana nimba afashwe nabi cyangwa nimba bangamiwe nawe ntago yabura kujya kubibwira se. Ku buryo uratekereza ugasanga ngewe Diana rije wafata telefone ngo ngiye ngo guhamagara ngo umugabo wawe mubwira amateshwa nkayo ngewe nimeninda. Ubu se byo twavuganye byaba bisohoka. None se uriya mwana yabagize umutima wo inomero za papa we zarazize yaba yatekereje se? Ahubwo urica amande niko bimeze se cyangwa yazirebye muri telefone yanjye. Uriya mwana yiga mu wa 4 azi gusoma azi no kwandika. Ubwo bwenge iyo nama yaba yayigiriwe nande? Yaba yayigiriwe nande? None se uriya mwana ntagatekereza ntagasobwenge. Ariko uzikusetsa koko hari niba atari wowe koko byaba ari byo. Ariko jewe urumva ikintu nabikora. Ubwo uratekereza ukumva jewe n'ubwenge mfite n'uburebure mfite n'imyaka rero biramutse birabibyuye ntibiramarasa urarya umwungu sibibamba. Bibaye ari uriya mwana watinyutse guhamagara se naba mpiye byaba bindagiriye nabigenza gute se? Wabuhiye se gute? Akoze ko nawe waburi gicucu. Ubwo se ntabwo uzi kugira umuntu umusazi. Ariko se koko wowe ise naba hari
ujye umufata neza nibiba ngombwa unamwoza papa we azajya agira ngo nakaba mukeba agire ngo umwana ntakakwishimiye warasaze wowe ese kwako kantu koko oya niko bimeze we warangiza ngo waba uhishwa kubera iki ahubwo niho byaba bigiye kugenda neza ukajya ubona icyo umucinyira ariko nanone nawe ujye ugira aho garukiriza kuko urumva nimba umwana yatangiye kwibwira se kandi n'abana bigana buriya arabibabwira bigana mu buyobozi yakujyana ariko se koko ntabwo aranabibabwira abibabwira se n'abana bagenzi be ngenda kubwira ngo kariya gakobwa kanjye garutse kuza karambwira karanganyira nako karimo karira ngo umwana mugenzi we bamufashe nabi ngo nindeke ngo aze ngo bibanire hano urumva ahubwo ko yarangije kunkwiza ariko simba ngutumye ahubwo wajya wikebura umwana umufate neza biga buriya mwana ushobora kumufata neza n'ibintu ibyo ari byo byose byabo ukanabyegukana n'ibyo utarabona ngo byegukana ariko Diane wajya uceceka ni ibintu by'iki gihe birakaze by'imitungo n'ibicyo ugenda gake umuntu nawe akuzaho cyangwa ngo mubane cyangwa mujye gute ariko rwose mba nkubwire wa mubyeyi ahangaha dore hagiye no kuza abantu kubera ko urabizi ko hano tuhakorera itsinda ni ukuvuga ngo rero ni uguhindura sije kuko iri ni ibanga rikomeye buriya wageze gutyo ukavuga ngo uruzi umuntu arapfuye ukaba ari wowe umuhita turahindura sije gute se none se wagira ngo ubikomeze ubivuge bano bantu bagiye kuza hano ahubwo wowe ushaka wanakwigendera wakwigendera hanyuma uriya mwana reka umukore ariko Diya ndabizi ko buryo ururimi ni inyama yigenga ariko jye ngo Diya uzarucurumire ahubwo mbere ya byose wowe banza wica amana uzarucurumire ubonye ukuntu uja kuncinya wa Diya rero rwose nawe ari wowe byakubaho urabizi ko buriya ko ari usanze ntavoma hafi komba kuranduye mu ijosi nyine umva nkubwire urabizi ko umujinya ukoresha bibi urabizi ko ari wowe tuganira amabanga yose buri kimwe niwe tukiziranyeho nawe ari wowe wumvisha ikintu umuntu akaguhamagara akakubwira ibintu nk'ibyo Diya urumva nta handi watekereza ndumva batangiye gusuza ahubwo ngaho genda batazira bagira ngo reka ngende ariko ihangane ko nkugize kuriya mbabarira ariko ugira ibanga oya humura komeza ribike oya humura ngaho genda kandi nyine nawe wisubireho oya ntacyo cyamugore ni ikigori aratekereza agasanga se ibyo bintu ari gihe wabivuga ariko se ubundi nakomeza gufata uriya mwana kuriya ko ari gihe uzanamwitangira kuri polisi agire guhitana nyina n'umwana agire kumufata nabi none atangiye no kuza ncinya ntabaye maso uyu mugore nanjye yampitana n'amafaranga twavuganye atayabo ibintu ngomba kugendamo gake uyu mugore nkamutanga